Twongeye gushimira abantu bose bari kudukurikira ku rubuga rwacu. Kuri ubu ngubu tukaba tugiye kubagezaho amakuru atandukanye ajyanye n'uburyo ushobora kwihangira umurimo cyangwa se kubonamo akazi mu gihe waba ufite amafaranga y'igishoro ari munsi y'ibihumbi 150. Ntabwo byoroshye, nta nubwo ari buri umwe wese uba ufite ayo mafaranga, ariko mu gihe wagize amahirwe kuyabona cyangwa se wagize umuntu ushobora kuyaguha ukazayamwishyura, ushobora gukora bimwe muri ibi bintu bitanu tugiye kubabwira kandi bikaguteza imbere, bikazakugeza ku mafaranga menshi wifuza uhereye hasi. Icyo usabwa ni ukwihangana ndetse no gukomera ku nshingano ushinzwe muri ako kazi. Kudatezuka no kudacika intege nibyo byonyine bikugeza ku ntsinzi no kugera ku cyo wifuza nubwo bigutwara igihe. Nubwo kubona akazi bitoroshye muri iyi minsi, ariko muri makeya, muri bikeya ufite bishobora kuba bigufashe mu gihe ukiri gushakisha ako kazi. Ari naho tuzabereka uburyo ushobora gushakamo akazi n'uburyo ushobora kukabona n'inzira zitandukanye ushobora kukabonamo mu gihe twirwa tujya gukora ibizamini. Mu gihe rero utakabonye urwego rw'ikizamini, hari n'ubundi buryo bwinshi ushobora gukoresha. Udacika intege, ukabasha kuba wabona akazi mu buryo butoroshye nubwo byaba bikomeye, ariko akazi ukagera ukakabona. Komeza udukurikire, amakuru meza turayakugezaho kandi ku gihe.